Muraho neza bakunzi b'ikiganiro cy'umusingi w'ubuzima. Nitwa Olive. Uyu munsi tugiye kuganira hamwe ku rubuto rwitwa watermelon. Watermelon ni imbuto ikungahaye ku mazi byibuze 90-92%. Ibi bikaba bituma watermelon ikomeza kuba rumwe mu rubuto rwiza cyane ku mubiri, cyane cyane mu buryo bwo gusukura umubiri ndetse no gufasha uturemangingo tw'umubiri gukora neza. Ikindi cya kabiri, ikungahaye kuri vitamine C yongera ubudahangarwa bw'umubiri ndetse igafasha n'umubiri gukira ibikomere. Ikindi ifite n'akamaro gakomeye ko kongera collagen bituma uruhu ruhorana itoto ndetse rukagira n'ubwiza burushijeho. Ikindi kandi ifite vitamine A, iyi ngiyi ni ingenzi cyane mu gufasha amaso gukora neza, gutuma uruhu rugira itoto ndetse no kongera ubwirinzi bw'umubiri. Si ibyo gusa kandi ahubwo watermelon ifite potassium, iyi ni nziza cyane mu gufasha umutima gukora neza ndetse no gutuma umuvuduko w'amaraso ugenda neza, by'umwihariko no gufasha imikaya n'imyakura gukora neza. Ikindi ifite magnesium, iyi ngiyi ni ingenzi cyane mu gutuma amagufa akomera ndetse imikaya igakora neza n'umubiri ugakora metabolisme neza kandi ku kigero cyiza cyane. Ikindi iyo urebye ibara ryayo bihita bikubwira neza yuko yifitemo lycopene. Iyi ngiyi ni antioxidant irinda uturemangingo kwangirika ndetse igatuma n'umutima ukora neza. Ikindi gituma watermelon iba nziza kurushaho ni uko yifitemo fibre nyinshi. Izi ni fibre zifasha igogora ry'ibiryo ndetse zikarinda n'impatwe ndetse n'ubuzima bw'amara bukaba bwiza kurushaho buri uko umuntu agenda arya watermelon. By'umwihariko utubuto twa watermelon twifitemo zinc, iron ndetse na proteine umubiri ukeneye kugira ngo ukore neza. Watermelon itegurwa mu buryo butandukanye. Nk'uko twese tubizi, abenshi dukunze kuyirya tuyikase gusa ubundi tukayirya, ariko mu by'ukuri hari abantu batabishobora. Ari nayo mpamvu ngiye kubafasha gusobanukirwa uburyo butandukanye ushobora kwifashisha ukarya watermelon, yaba ku bana yaba ku bantu bakuru. Uburyo bwa mbere ni ugukora watermelon juice. Iyi ngiyi ni ji nziza itegurwa muri ubu buryo bukurikira. Icya mbere, ufata watermelon ukayoza neza, ubundi ukayikatamo uduce twinshi dutandukanye ukadushyira muri blender. Wamara kudushyiramo ugakamuramo indimu, ubundi ukabrandinga kugeza igihe bibaye nk'igikoma, byarangira ukayungura ku ruhande kugira ngo wa mutobe wawe utandukane na twa tubuto tundi dutandukanye, bityo uba ufite umutobe mwiza kandi uryoshye. Ubu ni uburyo abantu benshi bakoresha mu buryo bwo kwakira abashyitsi mu buryo bwihuse, cyangwa se nawe ubwawe ukeneye kunywa ji ukabukoresha kandi iyi ji iba iryoshye cyane. Uburyo bwa kabiri ni ugukora watermelon smoothie. Hano ndababwira uburyo butatu byibuze ushobora gukora smoothie bitewe n'ibikoresho bitandukanye ufite. Uburyo bwa mbere, ufata avoka ubundi ukayishyira muri blender. Wamara kuyishyiramo ugashyiramo na watermelon wakatakase neza, ugashyiramo n'umuneke, ugasukamo amata waba ufite n'ubuki ukabushyiramo, ubundi ukabrandinga. Ibi bintu biguha smoothie nziza kandi iryoshye. Ngira ngo nawe wabigerageza ubundi ukambwira. Ubundi buryo bwa kabiri ni ugufata watermelon ukayikatamo uduce twinshi, ubundi ugashyiramo ubuki, ugashyiramo n'amata, ukabrandinga, ubundi ukabinywa. Ibi nabyo ni byiza kandi nabyo biraryoha. Ubundi buryo bundi bwo gukora smoothie ya watermelon ni ugufata watermelon ukayikata, ugashyiramo umuneke ndetse n'amata, ukabibrandinga neza. Ibi nabyo ni byiza cyane, ubundi ukaryoherwa na smoothie yawe nziza kandi isa neza cyane. Ubundi buryo bwa gatatu ushobora guteguramo watermelon ni ugukora salade ya watermelon, aho ukoresha imbuto zitandukanye ufite, yaba kokombure yaba strawberry, ukayivanga na watermelon cyangwa se n'ubundi bwoko bw'imbuto zitandukanye ufite, ubundi ugakora salade nziza kandi iryoshye cyane. Ubundi buryo bwa kane abantu benshi badasanzwe bazi ni ugukoresha imbuto za watermelon. Ngira ngo ku bantu benshi dukunze kurya watermelon, ubundi ziriya mbuto z'imbere
tukazijugunya. Ariko izi mbuto zibyara ifu nziza ushobora gukoresha mu isombe, izi mbuto zibyara bata nziza, izi mbuto ushobora kuzirya nka snacks. Ni imbuto nziza cyane ku bagore noneho batwite bo. Izi mbuto za watermelon zifite by'umwihariko zinc, zikagira iron, zikagira na proteine umugore utwite akeneye kugira ngo umwana n'ubuzima bw'umugore bukomeze kugenda neza. Icyo ukora nta kindi kugira ngo utegure izi mbuto, ufata ziriya mbuto za watermelon ukazishyira ku ruhande, ubundi ukazanika zigatakaza ya mazi yazo zikumuka neza. Zamara kumuka ukazifata ukazishyira mu isafuriya ukazikaranga kuko ukaranga ubunyobwa, ukajya ugenda wongeramo utuzi duke cyane kugira ngo zitaza gufatana n'isafuriya, ubundi ugakuramo izi mbuto nziza cyane zimeze neza. Izi mbuto ni nziza cyane nka snacks, ushobora kuzifata ukagenda uzirya akabuto kamwe ku kandi, ugasangira n'umuryango wawe, ugasangira n'abana bawe. Ni imbuto nziza ziryoshye kandi buri wese yazishima. Aho kuzijugunya ushobora kuzifashisha uri gukora watermelon seed snacks. Ubundi buryo ushobora gukoresha zino mbuto za watermelon ni ugufata ziriya mbuto n'ubundi ukazikura muri watermelon ukazishyira ku ruhande zikumuka neza, ukazikaranga neza nk'ukaranga ubunyobwa. Ubundi ugafata ziriya mbuto ukuyemo zamaze gukarangwa neza ukaziblendinga. Ku bantu bafite blender, abafite agasekuru, uzishyiramo ukazisekura zikabyara ifu. Ubundi iyo fu uyishyira mu isombe ukayikoresha mu gihe uri gutegura isupu yawe. Ni imbuto ziryoshye ibiryo, ni imbuto nziza cyane kandi ikindi by'umwihariko ziravura ndetse zikaguhereza by'umwihariko intungamubiri zose umubiri ukeneye kugira ngo ukore neza. Ndabashimiye cyane. Nimba hari igitekerezo ufite cy'uburyo ushobora gukoresha zino mbuto za watermelon, andika muri comment kugira ngo dukomeze kubana mu bindi biganiro byinshi ndetse no kungurana ibitekerezo. Ibuka gukora subscribe, usangize ino video abandi kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro byinshi byiza n'abateguriye. Ndabashimiye cyane, muba amahoro.